keretse umuntu agufasha akakuniga. Iyo umuntu akunize nibwo wemera ko isegonda rimwe cyangwa amasegonda abiri afite akamaro muri ubu buzima. So rero mujye mwirinda gutakaza igihe, burya igihe kirahenda. Umurwayi uri kwa muganga uri gusamba, umuganga umutima ari kuwubarira iminota runaka avuga ati mu minota 2 cyangwa 3 urabushize mu mwuka, ibyo biraba birangiye kuri ino si. Uriya muntu niwe uha agaciro igihe, akakubwira ati isegonda rimwe wari guha kwa muganga urimo urasamba ugiye kuva muri buno buzima, Imana ikarigutizaho, wavuga ijambo rimwe ry'ingenzi. Njye The Soft OG, mba kuri YouTube muzankunde cyangwa se wenda munabyihorere. Ninjye muhungu hano muri Rwamagana ukunze kuganira n'urubyiruko cyane. Sometimes mba nshaka kumva ibitekerezo byabo. Hari ababifata uko bishakiye bati se uramujama n'iki oya, nagaruko nguko ngiye biba bimeze. Ubundi baravuga ngo, tugarutse muri business gato, baravuga ngo ibyo ukora niba byitabirwa n'urubyiruko cyane muri iyi si tugezemo, ibyo ukora niba ubona byitabirwa n'urubyiruko cyane, jya umenya ko ibyo uri gukora ari ukuri. Jya umenya ko ibyo uri gukora ari check, ari neza cyane, ubirimo neza. Ariko nubona ibyo uri gukora nta rubyiruko rubyitabira, jya umenya ko wamaze gushya. Icyo waba ukora cyose, uri umucuruzi, niba uzi ko ibyo ucuruza wenda urubyiruko rubikunda cyane, menya ngo urimo uracuruza ibintu bya nyabyo. Menya ngo ibyo uri gucuruza uzunguka. Ariko niba uri umuhanzi ukaba ukora indirimbo zidakundwa n'urubyiruko, gusa ubwo ntabwo wamaze kumva ko wahiye. So rero nanjye niba mba kuri YouTube nkaba nkora ibiganiro bikundwa n'urubyiruko cyane n'iki, uko byagenda kose sindaba monetize n'iki, ariko biri muri process, biri hafi. Ariko nizera ko one time any day bizakunda guys. Nta kintu ngiye mba nshaka iyo nganira n'urubyiruko cyane ni ukumva ibitekerezo byabo, nkafata ingingo runaka nkagerageza kuganira nawe nkambwira nti ibi bintu mubyumva gute, mubibona ute, ese niba ibyo bintu ari ukuri mubyitwaramo mute mwebwe, ese niba ari amakosa mubabwiriye ihe nama, bagenzi banyu mubagiriye inama bakora ibyo bintu. Ubundi nkabasha kubona comment mukambwira ati bazabireke, bazabikomeze, cyangwa se banabivemo burundu, ibintu nk'ibyo ngibyo. Guys, ndabakunda cyane. Nta yindi mission ya The Soft kuri YouTube no kuganira n'urubyiruko mukanyihera icyo bita WhatsApp one my people. Ngo bimeze bite guys? Ngiye ndabakunda cyane. Simubizi ku rundi ruhande nkoresha n'izindi social media ku ruhande, mbabwira ati ndi MC The Soft Dancer, ndi n'umubyinnyi. Already hari abantu benshi bazi yuko mbyina, hari n'abandi batabizi, ariko anytime burya n'igihe cyabyo. Mu minsi iri imbere kuzabatamo n'utuntu twa danje mu mibyinire yanjye n'iki muzambona. Ndabakunda guys. Genda umurasta ngira ngo murabibona, ubwanwa mba narateretse. Ni ibyo ngibyo ku kidirede cya danje mba ndyoshye, numva ameze neza. Ntacyo nshinja Imana muri ubu buzima turimo. Singomba kujyaho ngo nishime nshamaduke n'iki oya. Ikindi kandi nta n'ikintu kigomba kuntera agahinda ngo njyewe mperanwe n'agahinda numve yuko ntacyo maze muri ubu buzima. Uko byagenda kose hari icyo ntashoboye, ariko hari n'icyo nshoboye, sibyo? Hari unduta ariko nanjye hari wonduta. Ibyo bintu bibiri rero iyo mbitekereje muri njyewe, confidence zo kubaho kuri njyewe birashoboka. Naba mfite amafaranga, naba ntanayafite, igishoro cya mbere muri ubu buzima ni kubyuka ugasanga urahumeka, uriho, urahumeka. Nta gukina n'isegonda rimwe bro, nta gukina n'itierise guys. Kugira ngo byemere, hari umuntu wavuze ngo kugira ngo wemere ko amasegonda abiri ari ingenzi, keretse umuntu agufasha akakuniga. Iyo umuntu akunize nibwo wemera ko isegonda rimwe cyangwa amasegonda abiri afite akamaro muri ubu buzima. So rero mujye mwirinda gutakaza igihe, burya igihe kirahenda. Umurwayi uri kwa muganga uri gusamba, umuganga umutima ari kuwubarira iminota runaka avuga ati mu minota 2 cyangwa 3 urabushize mu mwuka, ibyo biraba birangiye kuri ino si. Uriya muntu niwe uha agaciro igihe, akakubwira ati
isegonda rimwe wari guha kwa muganga urimo urasamba ugiye kuva muri buno buzima, Imana ikarigutizaho, wavuga ijambo rimwe ry'ingenzi kandi rikaguhindurira ubuzima, sibyo? Mujye mwirinda gukina n'igihe brother. Umuntu nukundana n'umuntu cyangwa se ukaba ufite inshuti zigutera igihe, izo ntago ari inshuti, kura mu buzima bwawe zigende. Inshuti zigutera igihe zivane mu buzima bwawe bro. Guys, niba ukundana n'umujama ukabona ni umutipe wirirwa kurerega n'iki urimo uratakaza igihe cyawe, urara udasinziriye, utakaza amafaranga n'amayinite n'igihe uri kwita ku mujama, ngo muzabana ngo bizagenda gutya na gutya, bikarangira ku munota wa nyuma akagufera, hakagira ikimenyetso kimwe kibikwereka, kuraho, vanaho. Inshuti nziza ni iguha igihe aho kugira ngo wowe uyitakazeho igihe, sibyo? Ako kantu ni ingenzi mbabwiye guys, ndabakunda cyane kandi thank you so much, I love you all the time. Mwe mujye munyihera subscribe guys, nujya ubona video yanjye bibaye ngombwa kuko like cyangwa ugakora follow cyangwa ugakora subscribe bitewe na platform unsanzeho, gihita unkora kajeste ubundi wikomereze, nta kiba bitwaye. Ntago byakuza storage ya telefone yawe cyangwa imbuga nkoranyambaga ukoresha gukanda subscribe, nta bintu bya danger birenze, simubizi se. Genda bakunda cyane guys.